Twongeye kubaha ikaze hano kuri Maxwell TV. Niba uri mushyashya rero kuri iyi channel ya Maxwell TV, banza ukore subscribe, unakande kuri iyo nzogera y'amamenyesha, ubundi dukomeze n'uyu mwandiko w'umugore w'umutindi nyakujya. Ni umwandiko nawo turi bukuremo ubwenge bwinshi, ni umwandiko turi bukuremo ibitekerezo bya kimuntu koko. Mbese dushatse twavuga ko ari nk'ubuhanuzi ku bakera ndetse n'ab'uyu munsi. Umwandiko uragira uti rero, umutwe w'umwandiko uravuga uti umugore w'umutindi nyakujya. Kera habayeho umugore akaba umutindi nyakujya, akibera mu ngunguru bari barajugunye. Umunsi umwe haza umuntu w'umusabirizi, ariko akamenya gukora ibintu bisa n'ibitangaza. Icyo gihe imvura yaragwaga cyane. Wa mugore amurabutswe aribwira ati, yewe nta mutindi uba, ko niganyiraga uriya wambaye kuriya ntandusha ubutindi. Niba nanjye nifitiye ubucabari bwanjye n'ingunguru yanjye. Ndetse icyo gihe imvura yaragwaga, umugabo anyagirwa. Umugore aramuhamagara aramubwira ati, ngwino wugame. Wa mugabo yinjira muri ya ngunguru arugama. Nuko yitegereza uwo mugore wari warishwe n'agahinda, ntagire shinge na rugero, maze aramubaza ati, wumva wifuza iki? Umugore aramusubiza ati, nifuza inzu niyo yaba ntoya, ifite akarima iruhande, maze nkava muri iyi ngunguru. Yahirwa mama ubyifitiye. Umugabo aramubwira ati, humura mugore mwiza, kubera ko wanyugamishije, ejo uzabona iyo nzu. Umugore abanza gushidikanya yibwira ati, nk'uyu mutindi aranshinyagurira iki? Mbese yabanje akikiza ubwe. Nuko yirirwa yibaza icyo uwo mugabo yashatse kumubwira, burinda bwira akibitekereza. Bukeye umugore ngo akanguke asanga atakiri muri ya ngunguru, ahubwo ari mu nzu nziza yubatse mu karima katagira uko gasa. Umugore arishima sinakubwira. Amezi 6 ashize, wa mugabo aza kongera kunyuraho, maze abaza wa mugore ati, ubu se kandi ntumerewe neza? Umugore ati, koko merewe neza, ariko wampa n'agaka kamwe nkajya mbona amata yo kunywa. Nicyo mfumbiza aka karima kanjye, akampa n'ingurube yo korora. Umugabo ati, ihorere, ejo uzabibona byombi. Noneho umugore yongera gushidikanya. Bugicya umugore ngo ajye kubona, abona iruhande rwa ka karima imbyeyi ni yayo, n'icyana cy'ingurube gishaka ibyo kirya. Sibwo agiye kuba umukungu. Wa mugabo agiye kumubera Imana rwose. Hashize igihe kirekire, nyamugabo aragaruka, abaza wa mugore ati, ubu se kandi hari ubukire bundi wifuza burenze ubu ngubu? Umugore aramusubiza ati, hora yewe, winshinyagurira. Aho uzi kuba umutindi nk'uko nari imeze kandi ngeze no mu zabukuru? Noneho iyo unkiza rimwe ukanshajisha neza, wowe se ko
nitekera nkaba muri iyi nzu njyenyine, singira uwo ntuma no ku isoko, akaba ari njye wigirayo ngenda nsayagurika muri biriya byondo, ubwo se urumva nkize iki? Umugabo aramusubiza ati ubukire ahubwo ugiye kubura aho bukwiza. Mu gitondo umugore agikanguka yumva mu nzu urusaku rw'ibintu biterurwa hirya no hino, ariko ntamenye ababiterura. Yumva aryamye ku buriri bwiza, arebye asanga ni igitanda cye kataraboneka, yahindukira kikamutembereza. Yongeye kureba hirya abona hateye intebe nziza cyane n'ameza atagira uko asa abengerana. Hirya gato hari indorerwamo nini cyane yometse ku nzu. Ako kanya abona umukobwa akinguye icyumba, amusuhuzanya icyubahiro, aramubwira ati mbazaniye amazi yo kwiyuhagira kandi nateguye. Umugore arabyuka ariyuhagira, uwo mukobwa aramusokoza, aramwambika, yibereye mu ndorerwamo asanga atakiri wa wundi, yarakize cyane. Aratangira arabigendera, reka iminsi mikuru sinakubwira, sibwo abaye ikirangirire. Umunsi umwe wa mugabo yiyambarira gitindi, aza guhagarara ahantu yari azi uwo mugore akunda kunyura, yigendagendera n'abaja be. Umugore akihagera, wa mugabo aramusuhuza, maze aramubwira ati ngira ngo ubu nta kintu ubuze. Ubwo ariko abimubwira asa n'umwenyuye, mbese nk'ubwira uwo baziranye. Umugore ntiyamureba n'irihumye, arihitira. Umugabo arangurura ijwi ati mbese noneho ntucyumva? Umugore asubiza amaso inyuma n'agasuzuguro kenshi, abwira uwo mugabo ati ahubwo uzi kuwubwira ari umuntu w'icyubahiro? Ahubwo uzi kuwubwira ari umuntu w'icyubahiro? Wagize ngo ndi rubanda rusanzwe? Ari ibyo niwongera kukurevura uribonera. Umugabo aramwihorera. Bukeye ngo umugore akanguke, asanga ya nzu na bwa bukire byose byayoyotse, aryamye muri cya gisate cy'ingunguru yahozemo. Yicuza icyatumye yiha gusuzugura wa mugabo. Gukira byibagiza gukinga. Mwakoze cyane rero gukurikirana uyu mwandiko, ariko reka tugire icyo tuvuga kuri uyu mwandiko. Uyu mwandiko urasa naho ari ivanjiri. Urasa naho ari ibyanditswe byera cyangwa se ari ibyanditswe bitagatifu bitewe naho usengera. Ku rundi ruhande ariko kandi uyu mwandiko urasa n'inzozi. Umugore wari umukene, umugore utaragiraga ahantu ho kuba yibera mu ngunguru. Hari abantu batabasha kubyumva nyine, ntago babasha gukurura kino kigero cy'ubu bukene buvugwa muri uyu mwandiko. Wenda ushobora kwibaza utese ingunguru bayibamo bate? Bigendanishe n'iki gihe, ntiwumve ko hari umuntu wabaga mu ngunguru koko nk'uko ingunguru yanditse hano, ahubwo ni umuntu wabaga muri ka kazu k'akaruri, akazu kabi, akazu gato cyane kari mu manegeka. Umugabo yahanyuze yigendagendera, imvura irimo iragwa, ari kunyagirwa, ariko uyu mugore wari umukene yemera guhamagara wa muntu wanyagirwaga, avuga ati ngwino wugame. Umugabo nawe ntiyazuyaza, nawe aravuga ati ntabwo yigeze ahasuzugura, aragenda yugama muri ka karuri, yugama muri ya ngunguru niko byanditse. Nyuma yo kubona umutima mwiza rero yakiranwe na wa mugore
w'umutindi, wa mugore w'umukene yaramugororeye. Nicyo cyihishemo hano, nicyo cyihishe muri uyu mwandiko. Yaramugororeye amuhereza buri kimwe cyose gituma ava muri ya ngunguru, mbese amuhindura umukire. Hamwe yajyaga agaruka no kumureba noneho akavuga ati uyu muntu wangiriye neza, reka nanjye mwiture. Aho tujye tugira n'umuco wo kwitura abantu batugiriye neza. Nimba umuntu yarakugiriye neza, hari icyo yagukoreye, hari icyo yagufashije, mushimire. Kabone n'ubwo wamubwira uti murakoze byonyine, ni umuco mwiza. N'umuntu akugiriye neza, mushimire, umubwira uti urakoze, ndanyuzwe, Imana iguhe umugisha, umusabire umugisha ku Mana, wigendere nawe yigendere. Ni ibintu byiza cyane. N'ibinarenga ibyo ngibyo n'uba ufite ubushobozi, unamugabire. Buriya ngugira Imana abona umugirira neza. Nuba hari icyo ufite umugabire, nimba hari wenda ntutunze, ntufite amashyo, ariko wakora akantu ukamwereka yuko nawe yakugiriye neza. Ibikorwa bidahari ariko burya wanabivugisha n'umunwa ukavuga uti mwarakoze cyane, birahagije. Nyuma y'uko rero uyu mugore agiriye neza uyu umugabo nawe yaje kumwitura, nawe aramukiza, amukura muri cya gice cy'umugabo. Ndetse nyuma y'aho agarukiye, umugore aramubwira ati nkeneye inka, nkeneye n'ingurube, nanjye mbona ko nywa amata n'ako gafumbire kabona. Umugabo rero ntabwo yajuyaje, nabyo yarabimuhaye. Nyuma yo kubimuha, urumva ko nyine yari akomeje kugenda amwitura, amugirira neza. Kumwugamisha gusa ni ikintu cyoroshye, kubera ko yamwugamishije, yamukorera ibyo byose. Umugore rero yaje kubaho umukire kugeza ubwo abaye mu nzu nziza, agize abaja, agize abakozi, mbese yabaye umukire ku rwego rwo hejuru. Umugabo rero yaje kongera gusuzuma wa mugore, aravuga ati reka ndebe wa muntu yagiriye neza, nanjye nimba koko afite umutima wa kimuntu, afite umutima wo ko nawe yagirira neza abandi. Yiyambika inshabari, yiyambika nabi, agaruka kureba wa mugore ahantu yakundaga kujya atemberera. Biratubwira iki rero? Dukurikije ukuntu uyu mugore yamwiriyeho, ukuntu avuga ati njye ntago ndi rubanda rusanzwe, uranyihamagazwa umbwira ibiki? Mbese amwiryaho cyane. Ubwo ndimo ndamureba ukuntu yari yarabyibushye, ukuntu yari yabaye mwiza, ukuntu yazunguzaga ikibuno, avuga ati ntago ndi rubanda rusanzwe, nongera kurevura uribonera. Umugabo rero yari umunyabitangaza, akoraga ibitangaza, yaramwihoreye aramureka aragenda. Nyuma yabwo rero umugore aza kongera kwisanga yarasubiye muri cya gice cy'ingunguru, yarongeye yarabaye umukene. Wibaza ngo ese noneho aha hantu azahava, ese azabasha kuhikura? Ntago byoroshye. Sinzi nimba iki gice cy'ingunguru yasubiyemo ashobora kongera kubasha kukikuramo nyuma yo kwirya ku bantu, nyuma y'uko amaze kubona ko ari umukire akayirya kuri aba bantu. Sinzi niba azongera kuzura umutwe, reka mba ariko mvuga. Ahangaha rero dukuremo amasomo. Nta bukene butashira, nta n'ubukire butarangira. Waba uri umukene, waba uri umukire, gerageza ubanire abantu neza. Gerageza ubane n'abantu neza, wowe kwigira umwirasi, wowe kumva ko wagezeyo nta kure cyane utagera. Yego buri wese yagera kure hashoboka, ariko kandi nta na kure cyane utasubira inyuma. Intera yose waba ugezeho, gusubira inyuma birashoboka, gusubira inyuma biba bishoboka kuri buri wese. Rero ahangaha dukuremo amasomo yo kubaha abantu, twubaha abakene, twubaha abakire, ariko kandi kugira ngo umuntu akire byanze bikunze hari aho biva mu gukora, yego, ariko kandi hari n'igihe wisanga hari undi muntu wabigizemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Umuntu ashobora kuguha ibitekerezo, umuntu ashobora kugufasha mu buryo bw'amafaranga, umuntu ashobora kugufasha mu buryo bwo kuguha iby'ibanze, nawe ugaheraho ugahita ukiriraho. Amahirwe tubonye rero tujye tuyabyaza umusaruro, ariko kandi dushyira intego mu gukora. Dushyiremo imbaraga, dukore, bizaza n'ibibi bikazaramage. Turabashimira rero kuba mwakurikiranye Maxwell TV.
nibutsa ko niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubasha guhita tukugezaho video zo gutaha. Ariko kandi unatera inkunga Maxwell TV kugira ngo channel ibashe gukura, ibashe gutera imbere, ibashe kugira ibindi byiza izajya ibagezaho. Wowe ufite mbese wowe unyuzwe n'ibyo Maxwell TV ikugezaho, jya ukora share n'abandi babibone, jya ukora share n'abandi bagirira akamaro, jya ukora share ku bantu benshi. Uko igera ku bantu benshi, uko Maxwell TV abantu benshi bayimenya, uko bagenda barushaho gukunda ibintu byacu, burya niko channel nayo ibiri kugenda ikura, ariko kandi nako ibyo dutanga, ibyo tubaha bigenda byongera ubuziranenge. Turabashimiye rero, bahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, mu mwandiko w'ubutaha ndetse n'ibindi biganiro bicana kuri Maxwell TV. Ciao ciao.